satani ameze nk'intare yivuga ishaka uwitonsomera. Bivuze ko uburyo bwose satani yabona arimburamo umuntu amurimburiye mu byaha yahita abukoresha. Bityo ntidukwiye kugira igihe na kimwe tugira igikorwa dukora tutabanje kwiyegurira Imana ngo tumenye ko Imana iri mu ruhande rwacu. Tugiye kuryama tugomba kumenya ko Imana iri mu ruhande rwacu, n'igihe tubyutse tugiye gutangira imirimo nabwo tukamenya yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Yesu ashimwe bavandimwe, ndabashuhuje mwebwe abakunda ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana ko twongereye amahirwe yo kugira ngo twongere twumve ibyo yandikishije. Muri aka kanya rero ndifuza yuko twakwiga icyigisho kitubwira ngo akamaro cyangwa se umumaro w'ibyanditswe byera mu mutima w'umuntu. Reka mbere yuko tujya mbere tubanze twiragize Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimira cyane urukundo rwawe udahema kutugaragariza icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye n'aka kanya keza uduhaye kugira ngo twumve ijwi ryawe rivugana natwe binyuze mu byanditswe byera. Reka rero nk'uko wadusezeraniye umufasha w'Umwuka wera aze akorane n'imitima yacu cyane, yaba ari jyewe ndetse n'umuntu wese uzumva iki cyigisho, kugira ngo tukugirireho umugisha. Rero ubwo tugiye kuganira icyigisho kitubwira ngo umumaro w'ibyanditswe byera mu mitima w'umuntu, turagusabye kugira ngo uwo mumaro uhishuke muri twebwe, kandi rwose ijambo ryawe rigere ku ntego yaryo, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dufashe rero ibyo ushaka n'ibyo ushima kandi ubona bidukwiriye, uduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, twagize igihe kirekire cyo kwiga ibyanditswe byera, yaba ari aho dusengera, yaba ari igihe umuntu yiga ku giti cye, ariko birashoboka yuko tutari twasobanukirwa neza n'umumaro ibyanditswe byera bigomba kumara mu mitima yacu. Niyo mpamvu kubwo gufashwa n'Imana tugiye kongera dusesengure ibi bintu, nubwo dushobora kuba twarabyize inshuro nyinshi, ariko kuko Imana ibishimye reka tujye mbere. Reka rero dufate Bibiliya zacu turebe mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16. Igice cya 3 umurongo wa 16, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, wakora imirimo myiza yose. Nshuti bavandimwe, iyi mirongo uko ari ibiri iratangira itwereka yuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Bishatse kuvuga ngo inkomoko y'ibyanditswe byera ni Imana nyirizina. Niyo mpamvu iki kintu nacyo dukwiye kugitindaho, kugira ngo igihe dufashe akanya twiga ibyanditswe byera, yaba ari mu matsinda, yaba ari mu materaniro aho dusengera ku nsengero, cyangwa se igihe umuntu afashe umwanya ku giti cye yiga ibyanditswe byera, tujye tuzirikana yuko ibyanditswe byera inkomoko yabyo ari Imana nyirizina. Mbese muri makeya tujye tuzirikana yuko tugiye kuganira n'Imana. Kandi ikindi nanone tubonye ni uko ibi byanditswe byera Imana yabiduhaye kugira ngo tubyige. Niyo mpamvu buri muntu wese wagize amahirwe yo kumenya Imana, cyangwa se wo kumva aho Imana ivugirwa, wese afite inshingano yo kwiga ibyanditswe byera. None se ikibazo turi kwibaza, ibi byanditswe byera ni uwuhe mumaro bikwiriye gukora mu bugingo bwacu? Icyambere, iyo umuntu yize ibyanditswe byera azirikana yuko byaturutse ku Mana, icyambere bikora bimwemeza ibyaha bye. Birumvikana yuko ibi byanditswe byera kugira ngo bikwemeze ibyaha, nuko Mwuka wera nawe aba
akuyoboye. Nk'uko twabonye yuko ibyanditswe byera Imana yabyandikishije ikoresheje umwuka wayo wera, n'ababyiga bakwiriye kubyiga bayobowe n'umwuka wera. Niyo mpamvu iyo tugiye kwiga ijambo ry'Imana duca bugufi tugasenga dusaba Imana umwuka wera kugira ngo atuyobore. Kandi iryo ni isezerano kuko Imana yaravuze ngo musabe muzahabwa. Rero ikintu cya mbere tubonye ni uko ibyanditswe byera iyo tubyize bitwemeza ibyaha. None ndagira ngo muvandimwe uyisuzume, utekereze neza. Mbese igihe gishize wiga ibyanditswe byera, mbese ibyanditswe byera byaba byarakwemeje ibyaha byawe? None se ibyaha byawe umaze kubyemezwa n'ibyanditswe byera byagenze biti? Reka turebe ikintu cya kabiri. Icya kabiri tubona, iyo umuntu yize ibyanditswe byera azirikana yuko byaturutse ku Mana, bikamwemeza ibyaha bye, Imana kuko ari urukundo, ijambo ry'Imana ritwereka yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu Imana kubw'urukundo rwayo yatanze Yesu, yihindura umuntu, yambara kamere y'icyaha kugira ngo akunde ajye mu cyimbo cyacu, apfe azira ibyaha by'abari mu isi bose. Niyo mpamvu iyo umuntu amaze gusobanukirwa ibyaha bye, akongera kubwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana ndetse no kuba mu byanditswe byera, akazirikana yuko iteka acirwaho kubera ibyaha bye ari ugupfa burundu, ariko yazirikana yuko urwo rupfu yagombaga gupfa ari rwo Kristo yapfuye, icyo gihe kubwo kwizera, iyo uzirikanye yuko igihe Kristo yajyaga ku musaraba w'i Karuvari nta kindi cyamujyanyeyo uretse ibyaha byawe, nk'uko ijambo ry'Imana rero ribidusaba, rikavuga ngo Imigani igice cya 28:13 ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azakizwa. Iyo rero umuntu yatuye ibyaha bye afite kwizera, azirikana yuko inyishyu yabyo Kristo yayitanze ubwo yemeraga kujya ku musaraba, uyu muntu iyo yizeye imbabazi z'Imana ahabwa gukiranuka kwa Kristo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubonye yuko ikintu cya mbere iyo rimaze gukwemeza ibyaha byawe, icya kabiri riragutunganya, kuko iyo wizeye igitambo cya Kristo, ako kanya Imana ikubaraho gukiranuka kwa Kristo, Imana ikubara nk'intungane. Niyo mpamvu bitagarukira aho ngaho, ahubwo Yesu Kristo nk'uko yabisezeranye igihe umaze kwakira imbabazi z'ibyaha byawe, amategeko y'Imana yandikwa mu mutima wawe, nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 10 ku murongo wa 16. Reka iryo somo naryo turisome turebe uko Imana itubwira. Iyo duhereye ku murongo wa 15 baratubwira ngo, kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo, amaze kuvuga ati, iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Aha rero haraduhamiriza yuko iyo umuntu amaze guhishurirwa ibyaha bye, Imana nk'uko yadusezeraniye ko nitwatura ibyaha byacu Imana izatubabarira, iyo umuntu abyatuye akizera imbabazi z'Imana, Imana yongera kudusezeranira yuko yandika amategeko yayo mu mitima yacu. Niyo mpamvu ikintu cya gatatu ibyanditswe byera
bikora mu mutima w'umuntu bimuhanira gukiranuka. Birumvikana yuko nta gihano cyiza hatabayeho kwica amategeko. Niyo mpamvu ya mategeko ari mu mitima yacu niyo agenda atubuza gukora ibyabuzanyijwe n'Imana. Muri ubwo buryo Imana, kubwo gufashwa n'Imana, rya jambo ry'Imana rigatuma tutajya gukora ibyo gukiranirwa, ahubwo tugahora tuzirikana gukiranuka nk'uko Imana iba yemeye kutubaraho gukiranuka kwa Kristo. Kandi umusaruro w'ibi ngibi nawo tuwubona mu murongo wa 17 w'igice cya 3 cy'urwa 2 rwa Timoteyo, aho bavuze ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Birumvikana yuko mu gihe mbere ibyanditswe byaremaze kuduhishura ibyaha byacu twibona tudashyitse, ariko kubwo kwakira gukiranuka kwa Kristo icyo gihe tugaragara nk'abantu bafite ibidukwiriye byose, kuko Yesu Kristo umufite aba afite byose. Ikindi cya gatatu ni uko uyu muntu aba abasha gukora imirimo myiza yose nk'uko Yesu yabyivugiye, kandi akaba ari isezerano dusezeraniye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 ku murongo wa 12. Reka iryo somo naryo turirebe. Hano baravuze ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 ku murongo wa 12 haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Rero iyo ijambo ry'Imana ritweretse yuko mu gihe turyize reka twemeza ibyaha byacu, twabyemera, twabyatura, twabireka, Imana ikatubaraho gukiranuka kwa Kristo. Ikindi kandi kubwo kuzirikana amategeko y'Imana, Yesu Kristo igihe yinjiye mu mitima yacu yinjirana nayo, mu by'ukuri tubonye yuko bidutera kuba abantu bashyitse bafite ibidukwiriye byose, kandi tubasha gukora imirimo myiza yose. Iyi mirimo myiza rero ni imirimo myiza yaranze Yesu Kristo igihe yari aje hano ku isi kandi yambaye kamere muntu. Reka rero kubwo gushimangira aya magambo yacu twifashishe igitabo cy'intambara ikomeye ntoya, paje ya 330, turebe umusaruro wo kwiga ibyanditswe byera, turebe akamaro ibyanditswe byera bigira mu muntu igihe yabyize kandi akabyiga mu buryo bukwiriye. Hano rero baratubwiye ngo icyigisho cya 27 kitubwira ngo ububyutse bwo muri iki gihe. Amagambo agitangira, wenda kuba adafite iki gitabo cy'intambara ikomeye ntoya, baravuze ngo ahantu hose ijambo ry'Imana ryagiye ribwirizwa mu buryo butunganye, umusaruro wagiye ukurikiraho wahamije ko rikomoka ku Mana. Mwuka w'Imana yajyanaga n'ubutumwa bwabwirizwaga n'abagaragu bayo, kandi iryo jambo ryabaga rifite imbaraga. Abanyabyaha bumvaga bakozwe ku mitima. Umucyo umurikira umuntu wese waje mu isi urasira ahahihishe ho mu mitima y'abantu, maze ibihishwe byakorerwaga mu mwijima bishyirwa ahagaragara. Bumvise batsinzwe mu ntekerezo zabo no mu mitima yabo, bemejwe ibyerekeye icyaha, ubutungane ndetse n'urubanza ruzaza. Basobanukiwe ubutungane bwa Yehova, maze batinyishwa no kuzahagarara imbere y'urondora imitima, kandi bahamwa n'icyaha ndetse banduye. Batakanye akababaro kenshi bati, ninde wankiza uyu mubiri wigaruriwe n'urupfu? None bavandimwe, ngitangira navuze ngo mu gihe tugiye kwiga iki cyigisho reka buri muntu wese akige ariko yisuzuma. None ko tubonye
ko ahabwirijwe ibyanditswe byera umuntu wabashije kubyumva neza ayobowe n'umwuka w'Imana bimwemeza ibyaha. Ikindi cya kabiri, agasobanukirwa n'ubutungane, aribwo butungane bwa Kristo umuntu abarwaho igihe yemeye kwatura ibyaha bye no kubireka. Ikindi cya gatatu, bikatwereka urubanza ruterwa n'uko amategeko Imana yandika mu mitima yacu akwiriye kubahirizwa. Mbese ibi bintu byaba byarasohoreye mu mutima wawe? Reka buri muntu wese yisuzume, kandi tuzirikane yuko aho hantu aho ariho hose waba uri, igihe cyose waba ugiye kwiga ibyanditswe byera, umumaro w'ibyanditswe byera ni uko uhishurirwa ibyaha byawe, ukakira ubutungane bwa Kristo, kandi ukamenya yuko amategeko y'Imana akwiriye kuzirikanwa mu mutima wawe. Hano rero mu nama zigirirwa itorero, igitabo cya mbere kuri paje 77 batubwiye ikintu gikomeye cyane. Baravuze ngo wabasha kumenya ute ko wemewe n'Imana? Jya wiga ijambo ryayo usenga. Icyo gitabo cyemeza umuntu icyaha, gihishura inzira y'agakiza cyeruye, gitera umuntu kurabukwa ingororano irabagirana kandi y'ubwiza, kiguhishurira umukiza ushyitse, kandi kikakwigisha yuko mu mbabazi ze gusa zitagira uko zingana ariho ubasha gutega guhabwa agakiza. Reka rero muvandimwe, niba wifuza kumenya yuko wemewe n'Imana, jya wiga ibyanditswe byera kandi usenga, kandi uzirikana iyi mimaro itatu tubonye bikwiriye gukora mu mutima wawe. Kandi nta nubwo ari byo gusa, ugomba kuzirikana yuko ibi byanditswe byera biba byaturutse ku Mana. Noneho ibyo bikagutera kujya uzirikana yuko igihe wicaye wiga ibyanditswe byera uba wicaye uvugana n'Imana. Reka rero twenda kugera ku musozo, turebe andi magambo aboneka mu gitabo cyitwa Uburezi, paje 128. Baravuze ngo ijambo ry'Imana niryo mbaraga irema, kuko niryo ryategetse isi n'indi mibumbe bikabaho. Iri jambo ritanga imbaraga kandi rikabyara ubugingo. Itegeko ryose ririmo ni isezerano. Iyo umuntu aryemeye ku bushake kandi akaryakira mu bugingo bwe, rizana n'ubugingo bw'Imana ihoraho. Iryo jambo rihindura kamere y'umuntu, maze rikongera kumuremamo ishusho y'Imana. Mbese urashaka yuko ishusho y'Imana yongera kuremerwa muri wowe? Ya shusho Imana yari yaremanye Adamu ari umuntu utunganye. Kandi iyi shusho nk'uko tubigaragarizwa n'ibyanditswe byera, tubona yuko n'ubundi iyi shusho ni imico ya Yesu Kristo. Reka tubirebe mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 15, turebe iyi shusho Imana ishaka kugarura mu mitima yacu binyuze mu byanditswe byera. Abakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 15 hari amagambo avuga ngo Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. Umurongo wa 15 baravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Icyo nashakaga ahangaha ni ukugira ngo igihe cyose ugiye kwiga ibyanditswe byera uzirikane yuko umugambi w'Imana ni uko icyatumye ibyandikisha, icyatumye biduha ngo tubyige tunabyigisha abandi, Imana irashaka yuko ishusho yayo yindi yaremanye Adamu yongera kugaruka muri twebwe. Irashaka yuko Yesu Kristo, imico ya Kristo iremerwa muri twebwe. Reka rero Imana igufashe, nanjye imfashe, kugira ngo ibyanditswe byera bibashe gusohoza umurimo wabyo mu mitima yacu. Nibyo ngusaba nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge dusoza. Urakoze Data, urera kandi urakiranuka, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe,
tugushimiye umugambi mwiza ufite. Tubonye yuko wandikishije ibyanditswe byera kandi urabiduha ngo tubyige kugira ngo bitwemeze ibyaha byacu, dutunganye, biduhanire gukiranuka. Kandi umugambi nyamukuru ni uko imico ya Kristo igomba kuremerwa muri twebwe. Reka rero bisohoze, kandi umufasha wadusezeraniye n'Umwuka Wera aze kuri twebwe, yaba ari jye ndetse n'uzumva iki cyigisho, twese tukugireho umugisha, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Dutangire umunsi twiyeguriye Imana ni ikiganiro gica kuri gurupe ya WhatsApp Ibyigisho TV2, ndetse kigaca no kuri YouTube channel yabo Ibyigisho TV. Ni ikiganiro gifasha abana b'Imana gukomeza kugirana ubusabane ndetse n'umubano udacika buri munsi. Tuguhaye ikaze. Dushimiye Imana kubw'umurimo wayo ikomeza gukora mu mitima yacu ngo turusheho gusa nayo. Uramutse ugize igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho ngo iyi gahunda irusheho kugenda neza, watwandikira kuri telefoni, WhatsApp, akamenyetso ko guteranya 260 767 922 376. Ndayisubiramo, watwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara, akamenyetso ko guteranya 260 767 922 376. Tubifurije umugisha n'amahoro ku Uwiteka. Muhahe muronke.